nubwira isi ngo urabeho uzaba usezeye akazi, nubwira isi ngo urabeho uzaba usize amakamyo waguze, nubwira isi ngo urabeho uzaba usize etaje uraramo, nubwira isi ngo urabeho uzaba usize umugabo mubana, uzaba usize abana wabyaye. Niba hari kimwe muri ibyo kigutwaye umwami wawe, kibwire ngo nsubize umwami niwe tuzahorana. Umugabo akwange ntakwanga umugore agute, uru rubyaro bukene, ariko umwami wacu ariho. Abatizera ni iki kizatuma bahamya ko Kristo yazutse? Pasika twibutsa urupfu n'umuzuko, ariko nimwibuke ku muzuko kuruta cyane urupfu. Mw'amariho niwibuka urupfu nibyo wibwira umuzuko, ariko niwibwira umuzuko utunga uwo muzima, ntutunga umupfu. Wagize ngo umuzuko wa Kristo ugaragazwa nuko imva irangaye? No, umuzuko wa Kristo. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugire amahoro ya Kristo Yesu. Nitubabwira ngo mugire amahoro ya Kristo Yesu, ndibwira ko abizera mba numva hari abantu muvuze ngo amen, kandi ayo mahoro atwarire mu mitima yanyu, ubwami bw'Imana buganze muri mwebwe, kandi imbaraga z'urukundo rwa Kristo zigaragare kuri mwe mu izina rya Yesu. Abantu tubonanye ari ubwa mbere mujoyininze iri teraniro cyangwa uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ku Ijwi ry'Umukanguzi TV, njyewe nitwa Aniseti, ndi umubwirizabutumwa bwiza mu buryo bw'inyandiko yera cyangwa Bibiliya yera cyangwa ibyanditswe byera. Nibwo butumwa Kristo duhamagariye kubwiriza, nibwo butumye tubimbohe mu cyimbo cya Kristo. Imana ishimwe. Iyo tuvuze ngo mugire amahoro ya Kristo, tuba tubaturaho imibereho cyangwa impinduka zizanwa n'ukuboko kwiza kw'Imana. Imana ihimbazwe. Rero tubahaye ikaze, kandi dushimiye na mwene data turi kumwe Jene Kwizera mu buryo bwa tekinike. Imana imuhe umugisha. Dushimiye namwe mukunda kudukurikirana, muduha komantere zanyu, ni inkunga ikomeye. Hari igihe igitekerezo cyanyu mugitanga tugakosora tutabasubije ngo yego cyangwa hoya. Niyo mpamvu hari impinduka zimwe na zimwe zigenda ziboneka biturutse ku bitekerezo byanyu, kandi inkunga yanyu muri komenti itwereka umurongo w'ibyo twabwirije, itwereka umurongo waho tugeze mu buryo bw'amateraniro cyangwa mu ntambwe twateye dukuye mu nyigisho twumvishe. Imana ibaha umugisha. Dushimiye rero umuntu wakoze subscribe. Ni igitangaza kubona umuntu wumva ijambo ry'Imana ukibagirwa gukora subscribe, kandi iyo wibagiwe gukora sub cyangwa sabone uba wibagiwe no kuzumvira ikurikira iryo wumvishe rikagufasha, nabyo uba ubyibagiwe. Rero ukibyibuka wakora subscribe kugira ngo nitushyiraho tumaze ku uploadinga ibindi biganiro, izindi nyigisho, andi materaniro, mujye mwumva ijambo ry'Imana. Hano ku Ijwi ry'Umukanguzi Imana ihaduhamagariye kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza. Dushimiye Imana rero yaduhamagaye ikatugira abo kwizerwa, ikatugabira umurimo. Yamara kutugabira umurimo, nawe ikaguhamagara ngo wumve ubutumwa bwiza Imana itunyuzamo. Niba rero iguhamagaye kumva ubutumwa bwiza bunyura kuri iyi shene, byanze bikunze making sure kuri kuhakorera icyo Imana ishaka gukora. Buri muntu iyo task ayigire, making sure ko icyo Imana iguhamagariye gukora ku Ijwi ry'Umukanguzi uri kugikora. Eske umutima wawe utekereza iki? Ibiganza byawe byashobora iki? Ubwenge bwawe bwashobora iki? Niba biri muri ibyo, mwongereho kuri ibyo byose mutekereza, mwongereho inkunga yo gusenga. Urukundo n'umwenda tugirirana, ariko kandi biragatsindwa kukubwira ngo ndagukunda cyangwa ukambwira ngo urankunda utaransengera. Ego. Banza utekereze ngo Aniseti namukunze mubonye he? Nari ndi kubwiriza. Uwo murimo narawukoze. Hanyuma njye wamaze kubwiriza nagabanya umugisha nawe. Hanyuma nawe shaka uko wowe nanjye tugabana umugisha. Imana ibaha umugisha. Rero ntukabwire umuntu ngo uramukunda utaramusengera. Musengere, icyo gikorwa kibanzirize kuvuga, noneho ukurikiza ibindi sengesho ryabisasiye. Kandi ku Ijwi ry'Umukanguzi dukunda kubwira abantu ngo niba uri maso kangura abandi, kugira ngo ubabwire barinde ibisigaye hatagira ubatwara ikamba. Yesu yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo nta kindi kizana umujura keretse kwiba,
kwica no kurimbura. Uwo munyazi azanwa n'ubugome mu byiciro bitatu: kwiba. Noneho icyo ufite ni iki? Narababwiye, iyo umuntu azi icyo afite amenya icyo arinda. Noneho iyo utazi icyo ufite ntumenya n'icyo urinda. Kugira ngo rero ube ku ijwi ry'umukanguzi utaramenya ko hari icyo abera barazwe ariko gakiza ari bwo bugingo, kugira ngo tubirinde, waba warahombye, waba usinziriye ibitotsi ndetse by'urupfu. Ariko reka nkubwire ngo kanguka, turinde ibyo kwizera. Pawulo yavuze ijambo rikomeye abwira Timote, yaramubwiye ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Imana ishimwe. Aravuga ngo ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo, iryo data wa twese, iry'Imana, iryo Uwiteka yasezeranije abamukunda. Rero nshuti z'umusaraba, niba ukangutse, kangura abandi. Niba uri maso, rinda ibyo kwizera, kugira ngo kuza k'Umwami wacu Yesu Kristo nibiba, nawe uzumva ijwi ry'impanda, Imana ihamagaye abakiranutsi witabe. Imana ibaha umugisha. Reka twongere dushimire abantu mwagiye mudutera inkunga mu buryo bumwe ndetse n'ubundi bujyanye n'ibifatika. Imana ibaramburira amaboko, ibaha umugisha. Hari igihe tujya tubona umuntu akoze tukavuga ngo Imana igukubire karindwi. Twebwe ni twebwe tuba tuminimije, ariko umugisha w'Imana twebwe tuwatura mu magambo, Imana ikawushyira mu bikorwa. Rero Imana ibaha umugisha mu bikorwa byayo. Imana ishimwe. Reka aho muri hirya no hino mbinginge, dukanguke mu mitima yacu. Nitumara gukanguka tube maso, dutumbire Kristo, kuko niwe banze ryo kwizera, ni nawe ugusohoza rwose. Niturangiza dusenge. Munyemerere dusenge. Niba uri kumwe n'abana, bakarume batuze. Niba uri mu rugo, waba stable tugasenga. Niba uri mu kazi, ushobora kuba ntacyo biri bwangize, twasenga. Ariko niba iri jambo uri kuryumva udahugutse, stopinga uze kuryumva ari uko uhugutse. Ni byiza kugira ngo uze kumva ikintu uri concentre, kugira ngo inyungu y'iby'Imana yaguhaye kumva bize kugerwaho. Imana ibaha umugisha. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana nyir'ububasha n'icyubahiro, turagushimiye. Wowe ni wowe Mana yera, uri Imana y'imbaraga n'imbabazi. Tinda kurakara kandi ugira ubuntu bwinshi, ugira imbabazi nyinshi. Izina ryawe nirishimwe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Waraduhamagaye, uratwiyegereza. Umuhamagaro wawe uratunejeje, uratunyuze. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo inkoni yawe n'inshyimbo yawe ubinyoboza neza Mana. Haleluya. Uduhamagariye kuba ababwiriza butumwa b'isezerano rishya kubw'amaraso yawe. None uyu mwanya kangura ubuzima bw'abari basinziriye babe maso. Ubaye maso umuhe kuba ijwi ry'impanda rivugira mu isi, kugira ngo iryo mu ijuru nirihamagara rizasanga abizera baragwiriye. Mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe kwiza ni kubane natwe. Urukundo rw'Imana nirwugurura amarembo y'umugisha, kugira ngo buri muntu wese uduteze amatwi yakire impinduka ziturutse mu ijambo ryawe. Umubibyi arabiba, akubita isuka, ariko ntabwo ajya gukurura umwaka yabibye mu butaka ngo umere, ntabwo awukuza. Ibyo byose ni umurimo wawe. Natwe ubwacu dukoze nk'uko waduhaye gukora. Ibindi byose aba ari wowe ubishoreza ukuboko kwawe kw'ineza. Mu izina ryawe ryera dusenze twizeye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dusome Bibiliya, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ni igice cya 24, ni inkuru yo kuzuka kwa Kristo. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo ku wa mbere w'iminsi 7, kare mu museke bajya ku gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'Umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho abagabo babiri bahagararaho, bari bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya, bubika amaso, nuko abo bagabo
barababaza bati ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya ati umwana w'umuntu akwiriye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha abambwe maze azazuke ku munsi wa gatatu. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Reka nongereho uyu murongo wa 8. Haravuze ngo bibuka amagambo ye. Uyu murongo wa 8 niwo nashakaga cyane. Nuko havuga umurongo wa 8 mu gice cya 24 cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Luka. Haravuze ngo bibuka amagambo ye. 9 haravuze ngo bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndaza kubinginga kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo nsome uyu murongo mu gice cya 2 cy'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 14. Haravuze ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Abayuda n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aravuga ngo aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndagira ngo tuvuge ku muzuko wa Kristo, ariyo Pasika y'abizera. Tumaze iminsi abakristo, abantu bagize umugisha wo kuba mu rusengero, tumaze iminsi tugira iminsi ngarukamwaka y'imigenzo. Tuzi ngo iyo byagenze gutya twigisha gutya. Tugira umunsi witwa Noheli, ari wo munsi twizihiza ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Bashimye kuwuha itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ntabwo twizihiza uwo munsi, nta nubwo twizihiza izo tariki, nta nubwo twizihiza uko kwezi. Twe twizihiza icyo gikorwa uwo munsi witiriwe ivuka ry'Umwami. Hanyuma tukagira umunsi wa Pentekote, uba ari umunsi wa 50 uvuye ku munsi wa Pasika. Tukagira umunsi wa Pasika, aba ari umunsi wa mbere w'umuzuko cyangwa se umunsi wa 3. Yesu yavuye mu gituro, umunsi wa mbere mu gituro, wa 2, wa 3 yazutse. Umunsi wo kuzuka niwo twita umunsi wa Pasika. Uyu munsi rero nshuti z'umusaraba, bene data, twiteguye kandi twiteze inyigisho z'umuzuko wa Kristo. Amadini n'amatorero abishyiraho, dukoresha amakusedi, dukoresha amakoraniro kugira ngo tugende tubwiriza abantu tubibutse ibyo ngibyo. Yesu niko yavuze. Yaravuze ngo uko wa munsi wegereje mujye murushaho guteranira hamwe, mwaturirana impamvu z'ibyiringiro byanyu, hanyuma muhumurizanye, muririmbirane zaburi, kugira ngo hatagira n'umwe wo muri mwe usigara agaheranwa n'ababisha. Rero ntabwo ngira ngo dufate iyi minsi nk'imigenzo cyangwa imihango nk'uko bisanzwe bihoraho. Ndagira ngo uyu munsi ufate nk'umunsi uri special, ufate nka special day mu buzima bwawe, ufate nk'igihe kidasanzwe, kuko nubwo twizihiza Pasika twizihije ya yindi, ariko iyo tugezemo ni umunsi mushya mu mibereho yawe. Pasika irasanzwe,
ariko uwo munsi wizihizaho pasika ni ubwa mbere uwugezeho, ni n'ubwa mbere ubayeho mu buzima bwawe. Icyakora icyo tuwizihijeho cyo cyarabaye cyaranarangiye, ariko uwo munsi ni mushya mu buzima bwawe. Ubwo ari umunsi mushya rero, bwira Imana inawuguhinduriremo. Ntabwo Imana yaduha umunsi mushya ngo itwime umutima mushya, ntabwo Imana yaduha umunsi mushya ngo itwime ubuzima bushya. Dusomye inkuru ya Petero, uyu munsi wa Pentekote wari usohoye, si ubwa mbere Petero yari awugezemo. Abantu bazi ngo Pasika niyo mu isezerano rishya na Pentekote ni mu isezerano rishya. Iyi minsi yose yabanje na mbere. Pentekote wari umunsi abantu bizihizaga, Isiraheli bawita umunsi mukuru w'umuganura, wagiye ubamwo n'amakuba menshi mu gihugu cya Isiraheli, bagaterwa bakarwana, hakaba intambara, abantu bagapfa. Ku munsi w'umuganura wari umunsi wo kwishima, wari umunsi wo kubohoka, wari umunsi wo gukira ububata, abantu bakawuhuriramo n'ibyo batari biteze. Niba ari umunsi ushobora kuzana ibyawo, Yesu yaravuze ngo buri munsi ucyana ibyawo byago. Ndagira ngo ngusabe nawe ubwawe ugira ikindi gishya ukura mu munsi mushya. Imana ishimwe. Rero abigishwa buzuye umwuka ku munsi wa Pentekote. Nari mbabwiye ngo ntabwo ari ubwa mbere uyu munsi wari ubaye, ntabwo ari ubwa mbere uyu munsi wari ubaye, uyu munsi wari usanzwe ubaho. Si ubwa mbere abantu bari bagiye kumva ngo batware ibihumura neza, byari bisanzwe, ibi byari imigenzo isanzwe. Si ubwa mbere uzamutse umusozi ngo ujye gusenga, wowe usanzwe ujyayo. Si ubwa mbere wiyirije ubusa, usanzwe ujyayo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuko bumvise amagambo ya Kristo bakayumvira, uyu munsi wabaye umunsi mushya, ubamwe igitangaza gishya kidasanzwe ku buzima bw'abantu nubwo byari ibihe bisanzwe. Toneba edra leninganima ehoria. Uyu munsi nkwatuyeho ibishya bitari bisanzwe, nubwo ari umunsi usa n'usanzwe ariko wubayeho utari usanzwe. Imana igukorera igishya kuri uyu munsi mushya. Imana ishimwe. Abigishwa bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima. Ubundi iyi niyo keyword, niko gafunguzo, niryo jambo ry'urufunguzo rwafunguye kuza k'umwuka. Ngo bari hamwe, dusanzwe tubana n'abantu mu mwanya umwe, dusanzwe tubana nabo mu nama, ariko ngo bari bahuje umutima. Imana iguha inshuti muhuza umutima, iguha umugore muhuza umutima, iguha umugabo muhuje umutima, iguhe kubyara abana muhuje umutima, iguhe kuba abasangirangendo muhuje umutima, iguhe kuba mu mwanya umwe n'abo muri hamwe muhuje umutima. Buzura umwuka wera, batungurwa n'ikiriri, ntabwo mpatinda. Batunguwe n'ikiriri, ni umunsi wa Pentekote, haciyemo iminsi 50 Yesu azutse, haciyemo iminsi 10 agiye mu ijuru, iminsi 40 yayimaranye n'abigishwa, indi 10 ayimaze mu ijuru, huzuye umunsi wa 50 umwuka aramanuka. Petero atungurwa no kuvuga ururimi rw'umwuka. Uyu muntu utunguwe n'ururimi, uyu muntu uvuze ururimi agahamya muri iyi mirongo dusomye ninde? Petero avurwa abyarwa n'umugabo witwaga Yona. Ntabwo ari Yona w'umuhanuzi, ni Yona umuturage wari utuye mu ntara ya Galilaya ahitwa i Betesida. Nyina wa Petero yitwaga Yohana, mumusanze mu bagore bagiye kureba ku mva ya Yesu. Petero yari afite mwene se witwaga Andreya, bose bakoraga umurimo wo kuroba ku nyanja. Bose biberaga ku nyanja baroba. Reka nihute, uyu Petero nyina na se bamubyara bamwise Simoni. Hari abantu bavuga ngo Simoni n'urubingo rusadutse, ariko Simoni bisobanura uwumva
muzi listen, muzi understand, muzi na hearing. Simoni bivuga hearing ni umuntu ukumva ari concentre, aguteze amatwi akakumva ari mu byo uri kuvuga. Ego nicyo gisobanuro cya Simoni. Yesu amuhamagara, muzabisanga mu gice cya 5 urwandiko ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Yesu yamusanze ku nyanja ari kuroba, aramubwira ngo noneho nguhinduye umurobyi w'abantu. Uyu Simoni Petero, Yesu niwe wamwise Petero, yari umugabo w'umurobyi akanacuruza amafi mu midugudu yaho bita muri Aramaya. Yari afite amasoko y'amafi, ntabwo yari akennye mu by'ukuri. N'umuntu ukora uwo mushinga uyu munsi ni umukire. Kandi Petero yari afite umugore. Bibiliya ntitubwira abana, ariko itubwira nyirabukwe Yesu yakijije ubuganga. Nyirabukwe wa Simoni wari urwaye ubuganga, Yesu aramukiza. Icyo ni igitangaza cyakorewe nyirabukwe wa Simoni Petero. Birumvikana ko yari afite umugore. Petero ahamagarwa, Imana yaramubwiye, Kristo Yesu yaramubwiye ngo nguhinduye umurobyi w'abantu, ntuzongera kuroba amafi. Imana ishimwe, iramuhindurira. Nkunda Imana, hari abantu ihamagara ikabahera umugisha yibahamagariye, umuhamagaro wabo ukaba wo gutunga abandi bakozi b'Imana, kuko umuhamagaro uratandukanye. Hari igihe Imana iguhamagara ikagwiza umugisha mu byo wizereyemo, hakaba n'igihe Imana iguhamagara igahindura ibyo wakoraga ikajya kugukoresha ibindi naho igashyiramo umugisha. Iyo rero yongereye umugisha mu byo wizereyemo, ibigira ngo ibiganza byawe bitunga abandi banyamuhamagaro Imana yahinduriye mu muhamagaro wabo. Hari abantu Imana ihamagara ikabakoresha ari abafurutayimu, hari abantu Imana ihamagara ikabaha umugisha wo gukora ibindi. Birashoboka, byose ni umuhamagaro w'Imana. Simoni Petero arahamagarwa, ari mu abantu bakunda kuvuga ngo Petero yihakanye Kristo. Niba mureba intege nkeya za Petero, naba na Petero. Yesu yigeze yavuga ngo igihe kirageze ngo umwana w'umuntu agambanirwa afatwe. Petero aramubwira ngo humura, nta wagukoraho turi kumwe, mbere yuko bakwica bazabanze banyice. Ashaka gupfira Yesu. Yesu aramubwira uti mva inyuma Satani, genda, ntabwo wancungura. Petero ari mu bantu babonye Mose ku musozi, amurebye aravuga ngo nkurikije amagambo uvuze witwa Mose wowe. Hari haciyemo imyaka 100. Arebye Eliya aramubwira ati wowe uri Eliya. Abwira Yesu aramubwira ngo mwigishe, ndabumvishije mbonye Mose na Eliya wibemerera bagenda, iyi ngoma y'igitugu cy'Abaroma tubaho iragatoye, duca ingando imwe ibi ya Mose ni umutwara arahari, hari Eliya umuhanuzi w'umuriro, kandi nawe uri ukuboko kw'ibitangaza, uri Mesiya, niwe mwami wacu. Duca ingando zibe 3, twe tuzaba mu yawe, ariko Mose na Eliya bagume hano. Yesu aramureka, Mose na Eliya basubirayo. Petero arebye aravuga ati ariko uyu mugabo ko yikuraho abanyamaboko, yugumisha Mose n'ahangaha ko hari ibitangaza, mugani wa babandi hajaga harashya, kubera iki utumye agenda? Ariko ntabwo Kristo yazanywe no guca ingando mu isi, yazanywe no guca ingando mu mitima yacu, ari wo muzuko. Ntabwo Kristo ashaka gushyira ihema ku musozi, ntabwo Kristo amanuwe no gushinga ihema ku musozi, amanuwe no gushinga ihema muri twe. Jambo ry'Imana ryarabivuze ngo nzamanura ihema ryanjye, nzaba Imana igendera mu bwoko bwanjye. Oh, haleluya, 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 haleluya. Uru rugo rwaturiye mu ihema ry'Imana, ubuzima bwawe bwatuye mu ihema ry'Imana, imibereho yawe nyatuye mu ihema ry'Imana.
Imana ishimwe. Ingando y'Uwiteka ikwiriye kuba mu mutima w'abizera. Niho ingando y'Imana itura. Petero yaravuze ngo reka duce ingando. Kumbi Mose na Eliya, Luka yarabyanditse, aravuga ngo bari baje kubwira Yesu iby'urupfu n'umubabaro azahurira nabyo Yerusalemu. Eliya yabivuze nk'ubuhanuzi buzasohora, Mose abivuga nk'amategeko asohoye. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, Kristo aca ingando mu mutima wawe. Reka nihute, uyu mugabo Yesu aramureba, areba Petero, aramubwira ngo Petero, ni wowe uzaragira umukumbi. Amuhindurira izina, amwita Petero, bisobanuye Pedro, akavungukira kavuye ku rutare. Ego, ni ibuye nyine, ni stone nk'uko mubyita mu Cyongereza. Ntabwo yamwise Pedra urutare. Petero ari mu bantu bapfuye, bapfa bahamya. Imana ishimwe. Yapfuye ahamyije Yesu. Yagiye mu rugo rwabambye Kristo ajyayo. Baramubwira ngo wari kumwe na, baravuga ngo hoya. Yamwihakaniye ku musaraba. Yagiyeyo abona Yesu akubitwa, urugo yababarijwemo Petero yarugezemo. Burya araruta bahunze batagiyeyo. Ariko yarirutse agera naho Kristo yababariye. Nuko tureba weakness ya Petero, ntiturebe imbaraga ze. Urugo rurimo inkoni Yesu yakubiswe, mubana na Kristo kurugeramo biragoranye. Hari n'abantu mumwihakanira mu mabuwate, ukihakana Yesu, ukabyina imbyino zitari iz'abizera, ukavuga ngo ntibambarire muri bariya. Ubundi iyo ukora igikorwa kitari icy'abizera, uba uvuze ngo simbaranwe nabo. Iyo ukoze ibikorwa Kristo atatwemerera gukora, uba uvuze ngo ntimumbarane n'ishyanga rihamye iby'agakiza. Petero rero yaravuze ati oya, ntimumbarane nabo, ariko ndi hano nyine, nanjye nahuruye. Na Yohana uru rugo yari arurimo, ariko babaza Petero, baravuga ngo urasa n'uwabanaga nabo. Ati hoya. Isaki irabika rimwe kabiri gatatu, ariruka, reka nihute. Isaki yabitse rimwe, amwihakanye gatatu, yibuka ibyo Yesu yavuze, ariruka nkajya kurira. Ariko ku munsi w'umuzuko, mu gitondo, Mariya Magadalena, Mariya nyina wa Yesu, Mariya nyina wa Mariko, Yohana nyina wa Petero na Andre, abagore bari mu ikoraniro baravuga ngo twikorere ibihumura tujye gushakisha umwami. Iri jambo narishakaga, nubwo twagiye turiganiraho. Hari abantu bikoreye ibihumura baza kumva ya Yesu, bazi ngo Kristo Yesu yarapfuye. Hari abantu bikorera ibihumura bakadefanda imirimo mibi y'amaboko yanyu. Ni ibihumura mwajyanye kumva ya Yesu. Nimwihanganire n'umunuko. Jambo ryarambwiye ngo nimwemere n'isoni z'umusaraba, mwihanganire no kugeragezwa ubwo mwizera. Kamvugane na Yobu ngo hamya no mu bibembe byawe. Reka mbwire ngo Yobu, n'igihe wishimisha urujyo, igihe inzu bayisenye hamya. Yesu Kristo ni umwami. Yaje mu isi ari umucyo, aramurika, abantu bashyiraho urukuta rw'imyumvire n'imyemerere, umwijima ubagumamo. Ariko Kristo aramurika. Bibiliya iravuga ngo yaje mu mwijima, umwijima ntiwawumenye. Ariko reka mbabwire, uyu mwanya noneho, no mu gihe cy'ibibembe byawe, menyekanisha umucyo wa Kristo. Urumuri uko rungana muri wowe rugaragaze. Nizo mbaraga, niyo shusho yo kuzuka. Mutagira ngo hari indi Pasika abizera
tuzi pasika turayizihiza, ariko noneho umuzuko w'umwami gute batarabona ubuzima bwa Kristo mu mibiri y'abamwizera? Abanyamahanga bazamenya ko Kristo yazutse bate? Ntibazajya kumva ya Yesu, nibayigeraho bazayifata nk'ibindi. Abatizera niki kizatuma bahamya ko Kristo yazutse? Nuko bazamubona ari muzima muri twebwe. Kugira Kristo muzima muri twe ni ukubwira isi ngo Yesu ariho. Amen. Ni ukubwira Kristo ngo yarazutse. Kandi ikintu gitangaje, kugira Kristo muzima muri twe biroroshye no gupfa kubwe. Kubera iki? Ni uko urupfu rwa mbere twararutsinze, ntidufite ubwoba, yarunyuzemo aruhindura irembo. Nicyo kintu gikorera mu isi tutaramenyera, nicyo kintu umuntu atajya burira umwanya. Nta muntu ujya ubura umwanya wo gupfa, nta muntu ujya umenyera urupfu. Iyo rutari gukora mu bureba ugira ngo rwarasibye nturugikora, ariko niba rutariye umuturanyi wawe rwariye uwo hakurya, niba rutariye uwo hakurya uwo hakuno yagiye, kandi rutwara uriya rusigaje wowe. Urupfu rero Kristo yaruhinduye irembo, ahubwo yica icyatugumanaga mu mva. Nicyo cyatumye ku munsi w'urupfu rwa Kristo ibituro bimeneka, ibitare byaramenetse, ibituro birakinguka. Niyo mpamvu iyi nkuru tutayiceceka. Reka dushimire bashiki bacu Vestina na Dorcas, bararirimbye baravuga ngo arazura, akazura n'abagihagaze. Ntabwo Yesu azura, ntabwo yazuye abari mu bituro gusa, n'abari barapfuye uruhagaze. Natwe abari kuzavukira mu rupfu, tukaba abana b'urupfu, tukaba abana b'umwijima, yaratuzuye. Iyo niyo pasika yacu, yaratuzuye turi bazima. Teo bose babireba Imana imuvugisha, yararimbye waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho. Niwe uhoraho kuko yanyuze mu rupfu ararunesha. Iyo adapfa twari kubaho dufite ubwoba ko napfa azagumayo, ariko yarapfuye arwana n'urupfu ararunesha. Aravuga ngo nimutinyuke, hari n'igihe muzakandagira urubori rw'urupfu. Iyo ni pasika y'abizera. Uwatsinze urupfu niyo waduhaye ubutware, ni nawe waduhaye isezerano ryo kuzabaza urupfu ngo kunesha kwawe kurihe. Igipfa kimizwe no kudapfa, umubiri ubora wavuyeho, twambaye kudapfa iteka ryose. Ivyo ni ibyiringiro bituruka mu buzima n'imibereho yo guhamya Kristo Yesu. Wagize ngo umuzuko wa Kristo ugaragazwa nuko imva irangaye? No, umuzuko wa Kristo ugaragazwa n'ubuzima bwa Kristo mu mibiri y'abizera. Uri ishusho ya pasika mu isi, uri ishusho y'umuzuko. Pawulo yavuze amagambo akomeye, yaravuze ngo iyo batureba babona tumeze nk'abapfa, nyamara turamiteka, babona tutamenyekana, ariko turi ibirangirire. Reka nkubwire ngo uyu munsi turi ishusho y'umuzuko wa Kristo. Petero amaze kubona ko Kristo Yesu amwihakanye arize ku munsi w'umuzuko, yakira inkuru mbi. Yakira inkuru mbi iteye ubwoba ngo umwami bamujyanye, n'umubiri we arawubura. Ariruka ageze yaravuga ati karabaye. Yinjira mu gituro abona imyenda, aravuga ngo umwami bamujyanye. Agaruka yiruka. Yohana yaranditse ngo bizera ibyo babwiwe kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Petero ariheba. Mariya Magadalena aravuga ngo muhave ntimuhave, ndahaguma kuko umwami wanjye bamukuye hano. Hari abantu bagumye ku gituro cya Kristo. Hari abantu babambye kamere, baramaramaza, binjira mu mibabaro n'urupfu rwa Yesu. Hari abantu batagiye kure y'imva y'umwami, bahora bashyingura kamere yabo. Pendorisa edamandi haoria enikandoa ezanimanga ehoris edorika nima ehosa. Hari abantu bahora bashyingura kamere, hari abantu bahora bashyingura icyo bari cyo, ubwoko bwabo bakabishyingura, bagaca bugufi, bakavuga ngo sitwe turiho. Hari abantu bahora ku gituro cya Kristo bavuga ngo ntabwo ari njye uriho. Bene uwo muntu aba yishyinguye n'ubundi. Hariho Kristo muri nge, abazuye Yesu. Hari abantu bahora ku gituro cya Yesu.
ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura uzice pe, mpore nihariwe n'ibya Yesu, zirimbura uzice. Mariya Magadalena aravuga ngo sinjya kure y'igituro cya Yesu. Hari abantu batuye hafi aho bashyinguye irari, hari abantu batuye hafi aho bararishyingura ryajya kuzuka bakavuga ngo subira mu mva, bari imbere ya Kristo. Mariya Magadalena aravuga ngo simpava ntabonye umwami wanjye, aguma imbere y'imva ya Kristo. Pero sansedra aguma imbere y'imva aravuga ngo hoya, ubutu n'ubututsi bwajya kumuganza akavuga ngo shingurwa. Romansedra uburosi bwajya kuvuka kubandwa no guterekera byajya kuza akavuga ngo shingurwa. Ari imbere y'imva y'umwami sinjuriho, shingurwa. Ibitekerezo byaza bibi, shingurwa. Amagambo yaza, shingurwa. Kamere yabyuka, shingurwa. Irari ryaza, shingurwa. Perosa edahoria. Mariya aravuga ngo simva imbere y'igituro cy'umwami wanjye. Aravuga ngo hoya, araririra imbere y'igituro, bihumura bikubita. Aravuga ngo nubwo naje nzinga umubiri wanutse, n'ubundi ntawe uhari. Ari imbere y'igituro agira ibyago, ahaburira umubiri w'umwami, ariko agiye kumva yumva ijwi rimuhamagara, riza rimubwira ngo mugore urarizwa n'iki? Ntiyubura amaso ngo abarebe, umucyo w'imyambaro bari bambaye waragaragaraga. Arababwira ngo niba rimwe mujyanye umwami wanjye nimumumpe, sinzi aho umwami mumushyize. Reka nkubaze ngo umwami wawe yajyanwe n'iki? Niki cyatumye ingando ya Kristo muri wowe isigaramwe ubusa? Niki cyatumye ubuturo bwa Kristo muri wowe buba butagituwe? Niki kibiteye? Bwira uwo mutware wagutwaraga, bwira uwo mutware utumye ingando ya Kristo muri wowe iba vide, mubwira ngo nsubize umwami wanjye. Tona hosa edrai pendinga n'imandi ya horia. Ongera ubwira umwami wawe, mubwira uti garuka, garuka Kristo mu mitima yacu. Ongera wima ingoma utwiyoborere, bwami bwawe bwongere budutegeke, utuganze utuyobore. Mariya aravuga ngo niba ari wowe umujyanye wa mubiri we, niba ari wowe wajyanye Yesu, mugarure muduhe. N'umwami wanjye wabutunzi bw'isi we, niba ari wowe utumye Yesu agenda, hoya hunga. Umwami wanjye agaruke. Abaza umutware, abaza abamarayika ati ni mwebwe mumujyanye? Yesu wawe ajyanywe n'iki? Ni agacupa. Yesu wawe ajyanywe n'iki? Ni inzaratsi. Yesu wawe ni iki kimujyanye? Mariya aravuga ngo niba rimwe mumujyanye nimumunsubize. Mwene data Izayi yararimbye aravuga ngo nzabwira iyi si ngo urabeho, umubiri na Satani nawe wasiwe y'imiruho. Nzakubwira ngo urabeho. Nubwira isi ngo urabeho uzaba usezeye akazi, nubwira isi ngo urabeho uzaba usize amakamyo waguze, nubwira isi ngo urabeho uzaba usize etaje uraramo, nubwira isi ngo urabeho uzaba usize umugabo mu bana, uzaba usize abana wabyaye. Niba hari kimwe muri ibyo kigutwaye umwami wawe, kibwire ngo nsubize umwami, niwe tuzahorana. Kibwire ngo ngarurire umwami, niwe tuzahorana. Mariya aravuga ngo nimunsubize umwami wanjye. Marayika aramureba, aramubwira ngo umwami wawe ariho. Aramubwira ngo we gushakira umuzima mu bapfuye, umwami wawe ariho. Mana ishimwe, umwami wanjye ariho. Ariho, ni muzima, umwami wanjye ariho. Ndabahamirije bantu bo kwijwi ry'umukanguzi, bantu bo mu mahanga yose, bantu mutuye muri Afurika, bantu mutuye Aziya, imigabane yose uko tubana muri ino si, umwami wanjye ariho. Reka mbwire n'abadashaka kubyumva mbabwire ngo umwami wanjye ariho. Yobu yaravuze ngo nzi ko amaso yanjye azamureba nambaye undi mubiri. Aravuga ngo ntabwo ari ayundi. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ariho. Umurozi abyuke nabyuke, umwami ariho.
umugabo akwange ntakwanga umugore agute uru rubyaro ukene ariko umwami wacu ariho. Umwami wacu ariho, umwami ariho, ni ukuri umwami ariho. Tugende nk'aho tudafite utugabye, umwami ariho. Dutatanire mu misozi hirya no hino, ariko reka mbabwire ngo umwami ariho, umwami ariho. Torero, umwami arahari, umwami ariho. Wabuze epfo na ruguru buri uko ubigenza, uritangira n'iherezo, ariko pesoza enima niyahoria pelongaza enima, umwami wacu ariho. Lokradasa enima niyahosa, umwami wacu ariho. Umwami ariho, umwami ariho. Azaca intambara zishire, imfubyi zizayahora, bapfakazi bazishima, ingumba umwami ariho, umwami ariho. Ngumba zizabyara, niba ubeshaho abadafite shinge na rugero, umwami ariho. Ajya agabira uwanyazwe, ajyaho amahoro uwatawe, umwami ariho. Reka mbabwire ngo ariho. Barambwira ngo wishakire umuzima mu bapfuye. Pasika twibutsa urupfu n'umuzuko, ariko nimwibuke ku muzuko kuruta cyane urupfu. Umwami ariho. Nibibuka urupfu nibyo wibwira umuzuko, ariko niwibwira umuzuko utunga uwo muzima, ntutunga umupfu, fata uwo muzima. Arazuka ajya i Galilaya, sanga y'abigishwa aravuga ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nimujye mu mahanga yose mwigisha abantu kwitondera ibyo nababwiye. Hanyuma ubyemera mu mubatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, iryo ni izina rya Kristo Yesu. Hanyuma nimumara kumubatiza azaba abaye uwanjye. Haravuga uti kandi igihe kirageze abisi ntibambone, ariko mwebwe tuzaba turi kumwe, tuzahorana, abisi ntibazambona. Ubu Kristo wacu turamufite, tubana nawe, abisi ntibaza haba, ariko niba mumushaka ari muri twebwe, nimwizere ibyo tuvuze muzumva imibereho ya Kristo. Kubatizera atuye mu ijuru, ariko kuri twebwe aba muri twebwe. Ingando ya Mesiya iri muri twebwe. Petero amaze kumenya ko yazutse aravuga ngo umwami ariho. Reka mbabwire, Petero ku munsi wa Pentekote yuzura umwuka wera yasohotse atinyutse, arababwira ngo umwe mwishe mukamubamba, mwebwe ntimutuvugire ibinyoma, umwe mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Si ntabwo ngibatinya, mfite imbaraga z'umwuka, umwami nari nizeye yarazutse ariho. Nta mpamvu yo gutinya abagira iki, nta mpamvu yo gutinya abamedi, nta mpamvu yo gutinya abarabu, nta mpamvu yo gutinya abasekadu, nta mpamvu yo kubatinya. Umwami wanjye ariho kandi ampaye imbaraga. Mvuze n'ururimi rw'iwanyu ntarwo mwari muzi. Ubu hari ibintu Mesiya ajya akorana natwe mutazi, ibyo bituma duhamya ko abana natwe. Petero avuga ati noneho umwe mwishe mukamubamba. Ubwo ni ubuzima bw'abantu bakiriye umuzuko. Petero amaze kwakira Kristo, reka nsoreze hafi aho, ageraho baramubwira ngo pfa. Aravuga ngo ntacyo bintwaye, ariko ntimumbambe nkawe, muncurike kuko aho munyohereza niho umwami ari. Ndagira ngo mbabwire ko iyo umuntu yakiriye umuzuko afite Kristo muzima, iyo Yesu ari uwawe, usuzugura urupfu kuko uwacu yararunesheje. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, umunsi wo gutaha kw'abizera, bave mu bituro nk'umucunguzi, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, nzaba mpari nanjye sinzaburayo. Nanjye nzaba mpari, nawe uzaba uhari. Reka nkubwire ngo umwami wacu ariho, ni umukiza w'abarwayi, besha mu mazu abadafite shinge na rugero, akoze ibitangaza. Dufite amashimwe y'imirimo myinshi Imana yagiye ikora, kandi bamwe muri mwebwe bakoresheje. Umwami wacu ariho. Amen. Pasika nziza, muzuko mushya wa Kristo, kandi mubabarirane kugira ngo imbabazi z'umukiza zisohore kuri mwebwe. Muharirane imyenda kugira ngo Kristo abaharire imyenda mufitaniye. Mukundane kugira ngo Kristo abakunde. Muberane umugisha kugira ngo mwakire umugisha mu biganza by'Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, Mana y'agakiza kacu, Mana ibendera ryo kunesha, Mana intsinzi mutanga bugingo, turagushimiye. Bana natwe, tugirire neza kandi udushoboze, iby'agakiza kawe no guhamya bigaragarire mu mibereho mizima yawe muri twebwe. Ni kubwa bidusenze twizeye none iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.